Nyiramubande we Nyiramubande igarura amajwi y'amahoro Nyiramubande irwejuru na ruhiza Nyiramubande mu bikombe byose by'u Rwanda Nyiramubande no mu karere k'ibiyaga bigari Nyiramubande nk'urubyiruko twese twiyumvire Nyiramubande abakecuru n'abasaza Nyiramubande yawe Nyiramubande we Nyiramubande Nyiramubande we. Mu gice giheruka Kantengo ibitaro byari byamusigaranye kubera umugabo we Gatsimbanya yari yatorotse ibitaro atishyuye. Yaba yarekuwe se? Byose by'u Rwanda none se urumva kwisha munsi y'igitanda byamara iki papa mu gihe mama atagomba gusohoka mu bitaro tutabyishyuye cyangwa ngo tunabisinyire? Mwana wese none se ubundi nyuko yajyaga kugemura barinda bamufatira sinaramucira isiri ngo ntange murere hari impamvu. Ewe none se urumva bagomba kumugumana? Ese ubundi bwo urabona bizaherera haguza? Ese ubundi umuntu arahunga agahungira iwe? Ambarije nabi rwose. Nari nateguye ko nimara gucika ibitaro nzajya mu bisiza bya sokwe kwa mubyara wanjye hazaza byaracururutse none ndebera rwose. None se papa ubu urabona kuko turi bugurisha uwe murimo ngo dushobore kwishyurira mama bamurekure? Kandi wibuke ko impombo wasandaje ngo igomba gusanwa ari uko amafaranga tuvuyemo. Sha barabakenya mu hame bane mwaka gusa nta kundi nyine buriya turemera tugurisha ya pariseri yo ku muhanda. Oya papa ko numva hari ahantu ariho hano hazima nari kuzubaka sinatura mu manegeka mwiyanje. Uragira ngo ngire nti impamvu woga kuri na Begeti nifuje ko duhura abandi badahari nuko muri abantu b'ingenzi muri club amahoro. None sabiju uriya Minyone we ntwari kumubwira ntawe sinabonye afite igitekerezo cyiza. Nawe namubwiye ariko nyine yambwiye ko afite izindi gahunda zihutirwa ataboneka. Ngo yagiye guhura nawe muterankunga y'ibanga yanze kutubwira uwo ari we. Ariko nibyo yagiyemo ni sawa nta kibazo nubwo rero muratabizera 100%. Ariko mwebwe murakina. Minyone asigaye afite telefone ifotora. Murabona habura hakura amafaranga. Ibyo nanone rero nibyo tugomba kwitondera. Ntabwo twaba duharanira amahoro ngo dushake inkunga zivuye mu makuba twashoyemo mugenzi wacu nubwo ari we wijyanye. Rwose ibintu abijuru bavuze nibyo rwose. Uwo muterankunga Minyone yagize ibanga. Ahubwo nagiye kwa directeur mubwira ibyo duteganya arishima cyane. Ati ahubwo mugomba kongeramo kurwanya ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge nk'urumogi mu rubyiruko. None nk'abanyeshuri ku rugero rwacu murumva ibintu by'urumogi nabyo ari ngombwa? Allo uburetse gatoya waba uretse gatoya ko ntwaye imodoka tukaza kuvugana nyuma. Ariko buriya papa kari ubu urutwaye koko? None se uko akazi nkora ngaho uratwaye ubu ni udatwaye ngo uri kumwe n'abayobozi gusa wumva koko njye tuzavugana ryari nk'umugore wawe. ndahari rega nzakubwira hanyuma uri busy ko nanjye kiduhe naragoye rwose ntaba business simbona sinaje gushaka amafaranga ubusajya bunyenye ngo nicaye mwazarya ikise ayo mafaranga se amafaranga ukorera utanohereza sinakohereza ukohereza ubusa ariko kidu uguzi ibibazo biri mu rugo rwawe koko ahubwo se mbwira Karine yaba yarakize iyumvire nawe mbese ubu niko yibutse kubaza ko kubyira umwana ese umwana wanjye rero rwose mbona ugiye kuzantesha umutwe gute se kandi mbayeho nk'umupfakazi kandi ibyo tangiye se n'ibiki umugabo
wambabarira koko ufite undi mugore wabimbwiye nkabimenya. umva mu makare wirira rwose humura sibyo ndenda guhembwa nzahita nza sibyo ngaho uretse dore mbonye umupolisi ataza kumagarika kandi ndimo kuvugira kuri telefone. ko ya ntibibayeyo ahubwo ndabona umuntu agiye kujya abikora byavamo amafaranga. muyo wigeze gukora agasonga bugari bigeze aha? wageze se ngo ni wowe uzi umwuga wenyine? urantunguye ni ukuri. uzi kudoda neza se? ni uko ahubwo inaha hataboneka ibiti. naho ubundi nye ibi ngibi nabikora kandi nakora intebe nziza. ni ukuri pe ndabona ari keza. uzi ko wazajya udukora ukanatugurisha muyo? none se mbaba karame urabona ndi nyokorome. ndabizi. ninjye ugomba kukurebera kugira ngo nyine ubeho neza cyane pe muyo kandi njye nzanakwitura. urabona rero uriya musore ngo ni kiduhe. njye naramushimye. ngo iki? urerega mwapfuye ubusa. ariko muyo ngo umusore ngo umusore da nyine ni bene babandi banga gukora ubukwe bwa nta kigenda bakabanza bagakusanya ifaranga kugira ngo bazakore ubukwe bw'igitangaza. ariko muyo none urantunguye. buriya yambwiye ko nakwikundira. yewe buriya bijuru biriya bintu yazanye byo kongera muri gurupe kurwanya urumogi nta hantu yabikuye. kandi wumva ari diregiteri wabimubwiye. ubu se tuvuge ko cya gikarito twarwishemo diregiteri yaba yararubonyemo akaba atangiye gukora iperereza muri ubu buryo. bose twitanguranwe se twireye. warasaze aramutse atararubonye se ntabwo waba wiraburiye. none wumvege njye nta mahoro nyifite rwose habe namba kandi twitwa ngo nitwe tuyaharanira hamwe n'abandi. nta nubwo niyumvisha ukuntu tuzatanga amahoro natwe ubwacu ntayo dufite mu mutima. ahubwo mama Yusufu ejo yarambajije ngo za gigabayiti ze ntabwo twari twabona uburyo tuzikura kwa diregiteri. nk'izo gigabayiti nazo yawe muhakaniye arambwira ati muzaze mbatume nabonye muza akazi ngo ni uko twari twagize umwaka. reka njye nabivuyemo rwose naje ko amafaranga yazayareke siki sinshaka gusura mu bintu byo gutunga urumogi yewe. nyamara yambwiye ko iyo winjiye muri gahunda z'abapfushayi ngo ntiyakwemerera kuvamo ngo wazaba araburiza. uri kumva? ahubwo bwako nungutse inama twazabwiye buriya mu magaziniye akazahora utuzanira muri cya gikarito. tonto uzi ko nari ndi kuguhamagara nkumva uri kwivugiraho. ahora ni iki hano twavuganaga yanesheje umutwe niyo mpamvu usanze nakambije agahanga ariko ndakubonye arora akanyamuneza ni ukuri. maze abandi bagiye muri club nyine ngenda bacika reka sha kugira ngo nze nkurebe. ahubwo uzi ko utangurira telefone ntari kujya nkubona tonto. uzi ko profe yari agiye kuyifata hakabura gato. ni ukugisha kure rero urumva ngo hari igihe babafata bakanabirukana. naho ubundi mesaje narayibonye harya ngo ni inkunga y'ibyo ushaka gukora muri club yanyu. nyine njye n'abandi bana bo ku ishuri twashinze club igamije gukangurira abantu guharanira amahoro duhereye inaha. nanjye nifuje ko hajyamo ibintu bya defile de mode ukaduha amafaranga yo kugura imyenda. ariko menyo uribuka ibintu wankoreye warangiza ngo amafaranga wafashe ikigo cyanyu gisa ni diregiteri ndagusoma wangiza ukiriza banza wemere urumva ko nongera kubona nkwema imyenda tuzongera kurira urabyemeza. gakuru arashaka kureka upushayi mbega ati wabureka gute kandi hari urumogi rwaheze kwa diregiteri rutaravayo bizagenda gute naho ubutaha.